jambo ryo muri rivuga ngo umugore ngo azabyara ababaye buriya bubabare bwo muri Bibiliya mujye mubwitondera none ububabare bwavuzwe n'Imana we nanjye narize cyane ndi guhobera ababyeyi igihe nari ndi kubabwira bye nibwo narigaraga nyine nkavuga mana yanjye ndamusize na mama ndamusize none nabona ukuntu nawe ari kurira nkavuga se Yesu turarira none tukarira twese nkavuga mama bye Yesu we umva ndakubwiye ngo nyuma y'ubukwe twenge rock paper scissors shoot uri kunkopera rock paper scissors shoot yes nindi kuri scissors team MD bamutsinze ubwo ngiye kumubwira ikintu agomba gukora. Okay baby ngweka ga challenge njya nkubwira buri munsi se akahe ndashaka kumiki bizu. Yes we uyebi ariko ye se bebe oya tugomba gutanga holy kiss. Hi guys, this is JD Family. Yes bakunzi ba JD Family twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru n'abari hehe bebe aba diaspora abari mu bihugu bitandukanye muri Afrika muri Aziya muri Amerika ari hehe ari muri China abari muri China Beijing Guangzhou Wenwin awase tunabasuje n'ukuri mwese turabasuje turabaramukije kandi turabifuriza amahoro y'Imana twari tubakumbuye n'ukuri kandi n'abantu bari kutwereka ko mudushigikiye. Thank you very much umugisha turi kwibona yuko muri kuduha ama comments muduha courage muduha subscribe tubonere gusaba abantu batari bayikora yes subscribe kore bagire gute bebe guys please muduhe subscribe mudukorere na share mukore like mbese let's spread love niba dushaka ama family atera imbere niba supporting ibyo tuvuga show us some love abantu benshi usanga nyine views bayirebye benshi like almost nk'abantu benshi ariko wasanga subscribe gasanga ni nk'abantu bakeya ariko ndabumva hari sometimes nyine it happens but turabasabye kugira ngo twe turabasabye yes turasaba young couple zose ahantu muri mudushigikire kuko iyi ni JD Family ni famille turacari batoya twubakiye ku musingi wa Yesu Kristo kuko niwe udukomeje ni nayo mpamvu mbere yuko twinjira mu kiganiro ntabwo twatangira ikiganiro cyacu cyangwa se ibyo twateganyije kubereka uyu munsi kuri JD Family Rwanda tugiye gutangira dusenga sibyo bebe binjize mu isengesho. Okay, let's pray. Dear Father, we thank you for our love. Thank you for you are our Savior. Thank you that you love us so much, that you died for us on the cross. Lord, thank you so much. Thank you that you love everyone at the same time. We give you praises for who you are and what you do for us. Thank you for the couples, and we thank you for those who are suffering. We thank you for everyone whom you love so much, that because you died for everyone. Thank you so much. We give you praises. We're just grateful for everyone who loves us and those who hate us, because you said, love your enemies. So we love them as well. We thank you for this kiganiro that you're going to do. We pray that it blesses people's heart and may it bless us as well. Thank you for everything. We give you praises that you deserve, and we are so humbled that you gave us this opportunity to be sharing this news to the people and the ideas. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Urakoze Mana, urakoze kwa mpaye umugore ukuvuga kandi akagushima. Tubonereho kubwira abantu bose bumva ikinyarwanda yuko iyi ni JD Family Rwanda, ni famille yiyemeje gushira hamwe, ni famille yiyemeje gufashanya, ni famille ifite intego yo kuba umwe, unity. So ndagira ngo abantu batumva icyo ikinyarwanda ubaha ikaze kuko ndabizi baradukurikirana, nabo ubaha ikaze mu buryo bwawe bw'icyongereza. So wow,
we thank you all of you who are following us, and we welcome you on this YouTube channel. It's not the first video that we're gonna do. We have done already like almost 15 videos or more, so you can go check it out. But we welcome you, everyone, all over the country and outside the country. We are privileged to have you and to be with you guys. So we shall be sharing everything concerning the new couples and the people who are going to be in the in the family, and maybe we can share the ideas that you like. You can comment anything you want us to talk about. So we are free to talk to you guys. So tell us what you think, and we welcome you on this YouTube channel, JD Family Rwanda. And we love you guys so much, and we can't wait to share what God has intended for us to share with you guys. Thank you. Murakoze cyane rero abantu bumva murondero urimo rw'abazungu rwa kizungu rwose ntago tukabibagirwa kuko turabizi muri dukurikirana ibyo mundi wanatwomeka kila mahali tutasema usiwe na shida. Na wewe wakaribisha, tunakaribisha mtu wote ambayo anasikia Kiswahili. Nyinyi mnapenda hii family, JD family. Ni family ya watu wa kupendana, tunapendana sana. Sisi tuko watu wadogo, ni young couple. Ndio maana tunasema nyinyi wote mnataka kufanya ndoa, mnataka kuingia mambo za mapenzi, tunawakaribisha mfanye subscribe kwa hii channel, tufundishane mambo kama za kupendana, mambo za kusaidiana kwa juu. Kufunga ndoa si kuingia kwa vita, si mambo za vita, ni mambo za mapenzi, si ndio baby? Ndio kabisa. Tunawapenda sana, tunawakaribisha mkuje huku kwa channel yenu na kwa channel yetu. Murakoze rero karagaciye je vous okay murakoze bakunzi wacu rero. Tugomba guseka kuko ubundi cyambere no guseka. Bienvenue. Yes. So nabatinde rero uyu munsi ikintu gitumye tuza kuri kamera, hari ibintu ushaka tuganiraho nje na my baby. Hari urugendo twanyuzemo, hari urugendo twaciyemo, kandi tukifuza ko twanarusangira tukarwibukiranya mbere yuko tujya muri urwo rugendo. Yego. So nifuzaga ko twakora nk'aga challenge cyangwa aka game gato mbere yuko twinjira mu kiganiro. Aka game kameze gutya. Turakora game twa rock paper scissors. Uratsindwa, uwatsinze aramubaza ikibazo cyangwa aramuha dare ikintu yakora. Aramuha nka truth cyangwa dare, something like that. Ndabizi cyangwa wase ko nkizi. So turakora gace eshatu. I mean, dukore ishuri imwe. Yego. Okay, no problem. Kujya twinjira mu kiganiro. Yego. Okay, are you ready? 1 2 3 go. Rock paper scissors shoot. Ndagutize. Yeah. Mfite scissors. Mfite rock. Rock ya mena scissors. Okay. Yeah. Reka twongere rimwe. Reka twongere rimwe. Ikibazo ntabwo nabyemeye. Reka twongere rimwe. What do you think, guys? To me, second chance. Man, I don't want to do the day. Kunje mfite ikibazo nshaka kukubaza. Yes, wewe ndagifite. Okay, let's do it. 1 2 3 go. Rock paper scissors shoot. Yeah! Urabona ubwo ni kimwe. Sibyo? Ni kimwe. 1 2 3 go. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Wese kutayivaho twagiye. Okay, let's get okay, rock paper scissors shoot. Koma saba. Kwenye rock paper scissors shoot. Uri kumwope. Rock paper scissors shoot. Yes. Nindi kuri scissors. Team MD bamutsinze, ubwo ngiye kumubwira ikintu agomba gukora. Okay. Baby. Ngweka aga challenge njya nkubwira buri munsi se. Akahe? Ndashaka kumikibizo. Yes, we. Ariko ye.
se bebe oya tugomba gutanga holy kiss iyo kiss rero twanditse muri Bibiliya yes tugomba kumva holy kiss ukuntu ufite one jya kuba harimo twinjira mu kiganiro ako mana yanjye ide kutinyiko 1 2 3 go wihisha abantu bagomba kubibona. You are happy? I'm so happy. So guys, team MD, mabona ko twatsinze kandi tunabonye n'ibihembo. So tujye kwinjira mu kiganiro cyacu. Rero ari ikintu nshaka ko my baby adusangiza ku bintu bijanye n'ubuzima. Urabona iyo umukobwa agiye kuva mu rugo bebe, cya gihe agiye gukora ubukwe wa munsi wa nyuma, aba yariteguye, aba ameze neza. So wa munsi uva mu rugo wumvaga bimeze bite? Ikindi ukimara iryo joro rya mbere, ijoro rya mbere ubana umunsi unsanga tukabana, reka mvuge gutyo, ijoro rya mbere wabyakiriye gute? Doko wiyumva gute? Ibyo ni ibibazo bibiri bitandukanye. Icya mbere ujya kuva mu rugo ugasiga abavandimwe, ugasiga ababyeyi, wumva gumeze ute? Ku munsi w'ubukwe ubwo munsi w'ubukwe ujya kuko ndi baza kugufata cyangwa ijoro rya mbere y'ubukwe, igihe baza kugufata baza kugufata mugiye ngira ngo kuko iyo gusaba no gukwa biba mu gitondo uvayo, then ntagongera gusubira mu rugo, sibyo? Ntagongera gusubira mu rugo. Noneho kwa kundi buri kwitegura mbese bagiye kuza kugufata nyine uwo munsi uri buve mu rugo, kuko uwo munsi ntagongeye kugaruka iwanyu. Yego byari bimeze bite nyuma y'ubukwe? Ubukwe ntabwo buraba, ntabwo urava mu rugo ujye gusaba no gukwa. Ni gute nyine? Reba tuvuge gusaba no gukwa biba mu gitondo, cya gitondo rero uba uri mu rugo utari wava mu rugo. Nava mu rugo kuko iyo uri busy uri gukora makeup nyine byari bimeze bite? Noneho uri no gutekereza ku ujye gusiga ababyeyi, abavandi. Ahubwo umunsi uri interesting ni banza udusangiza aho hantu, kuko ndabizi imodoka ihageze wararize. Reka nkwibutse, ni iki cyakurijije? Ari amarira. Sinayo marira gusa, mbese biba bimeze bite? Uba wiyumva gute? Tuvuge hari abantu mwabanaga, so ugiye kubasiga, uba wiyumva gute? Hari abantu bagibaza bakavuga ati umukobwa bameze bite, ahantu hakahari n'abantu bavuga ati kuki ari kurira, isi nicyo kiri kumuriza, mbese biba bimeze bite? Izihe feeling ufite? I get you. Ndumva icyo kibazo ni ikibazo gikomeye ariko kinoroshye, kubera ko umuntu aba afite mixed feelings. Aba ari excited akaba ari na sad, kwa ko aba ari excited kubera iki? Ningewe personally ngiye numvaga ndi nishimye kubera ko nari nzi umuntu ngiye gusanga nyine. Nari muzi kuko twadetinze imyaka 8, so numvaga nyine ndi excited, numva nishimye ngiye gusanga MD, you know, he's the love of my life. Kuko ari namusuraga nkumva ntago nataha mbere yo gushaka, nkumva I don't want to go because numvaga he's my home. Numvaga iyo ownership afitiye nyine, ankunda nyine, biri turi best friend cyane, numva twahorana. So twatandukanaga n'ubundi already mu gihe mbere yuko nyine njya kumushaka, anshaka tubana, numvaga already twabana already. Ariko nkumva nanone gusiga ababyeyi, gusiga hari akana twararanaga kitwa Prince gato, mana yanjye, kasaza kanjye, numvaga nkafitiye impuhwe nyine, kuntu nyine mfite siblings ariko numvaga nyine ari wenyine kariya kana, ariko nyine nkafitiye impuhwe, ndakoza nkaho nari nka mama wako kuko ninjye wakitagaho.
numva Mana yanjye akana kazabaho katamfite ariko kabaho kuko kari gafite ababyeyi kabayeho karacyane nariho turashimana rero kubw'ibyo rero numvaga babaye numva ndanishimye ikintu cyandijije numva cyandijije nuko wari wagira ikiniga noneho no ku bukwe bwawe ukumva nyine amaso yabyimbye ukumva nyine ntabwo uzi ukuntu ugomba kwifata so rero muri ku munsi wa ari amarira aba ari amarira y'ibyishimo dusobanurire ari amarira n'amarira iyo biterwa n'umuntu nkanjye narize cyane ndi guhobera ababyeyi igihe nari ndi kubabwira bye nibwo narigaraga nyine nkavuga Mana yanjye ndamusize na mama ndamusize none nabona ukuntu nawe ari kurira nkavuga se Yesu turarira none tukarira twese nkavuga mama bye Yesu we umva ndakubwiye ngo nyuma y'ubukwe nakwe the next day nayisenza numvaga nyine nataha so bigaragara yuko wari ufite urukumbuzi ababyeyi yari ufite urukumbuzi ababyeyi numvaga so ugeze rero ibirori birabaye muranyweye murariye igihe kirageze muratwikuruye so ijoro rirageze noneho buri muntu wese aracacanya aragiye usigaranye n'umugabo aho hantu sasa aho hantu aho hantu rero twaratashye kamarasetse baratashye nyine bamaze gutwikurura ibintu byose barataha badusiga turi twenyine nta n'undi muntu waraye mu nzu I guess nta muntu waraharaye umva nandi kuvuga okay kuko nari mfite nyine marene ntabwo twaganiraga ibintu byinshi nyine hari abamarene tutaganira ibintu byinshi waharara byari hariya ijoro uwo munsi ntabwo mbizi dusangiza rero aho hantu ukuntu byari bimeze wari kuharara it's fine kuko yari icyumba kiri empty ariko numvaga nyine nkeneye kuruhuka njyewe because I was tired uzi kwirirwa umeze ngo abantu bo mu bukwe Mana mwubahwe umugeni gura ameze ngo aba cameraman ntabwo bagushyiramo agahenge smile kugira ngo nibwo agiye guseka kandi yahereye mu gitondo ameze ngo iriya nseko koko aba ari iya nyayo cyangwa aba ari iya kamera kugira ngo utabisha amafoto oya njye iriya nyayo kuko njye nkunda guseka n'ubundi nishimye kwa bukwe tubwira iryo joro rero yego are you ready iryo joro baratashye ababyeyi n'abashuti n'abavandimwe mbashimiye cyane ko mwabanye natwe barataha bose none nijoro mbona mfite ibintu byinshi byo kugira kuko igitanda cyari kiri ready ibintu byose ahubwo numva mfite kureba nyine kureba ibintu twose kuhazenguruka aho hantu okay then my baby twari duhaze twarariye harya twari duhaze sinibuka I don't remember ararya ko ufite umuntu ntago busy umva nakuyemo ikanzu abantu benshi bajya bibaza nakuyemo ikanzu y'ubukwe then ndavuga turagenda ku gitanda my baby ahita ngo tuze dusenge dupfukama ku gitanda turasenga dusengera nyine iyo stage twinjiyemo twarasengaga already tukaza gusengera iyo nzu tuzabamo tugasenga kwa kundi tuba turi kwimura ibintu ariko nyine the official day maze gukuramo ikanzu bamaze gukuramo costume twambaye utuntu tw'imbere gusa turapfukama turasenga dupfukama imbere y'igitanda turasenga tuvuga Mana twinjiye hano hantu iyi new phase twinjiyemo turasenze twirukanye ibintu byose twasize inyuma byose ari aba ex ari abaki bose turabirukanye twinjiranye umwuka mushyashya twinjiranye urukundo twinjiranye amahoro nyine turadeclaring ibintu dushaka kuzabona muri family yacu tumara like almost 30 minutes iminota 30 turi gusenga turi kubwira Imana what to do noneho twumva ko twaryamye turasinzira we yes twarasinziriye twari tunaniwe ntabwo twumva papa yari yambwira ngo I'm tired so murakoze ku bibazo nari mubajije nararyamye wowe koze iki guys mwakoze iki abantu benshi bajya bibaza ngo se iyo abageni batashe basinziriye we nari ndushye guseka na makeup nayikuye umunaniro iki abantu benshi bafite amatsiko so nimo mufashaga kuvuga ngo usangize abantu uko byari bimeze
So ikindi nashaka ko tuganiriza abantu, urakoze kudusangiza urwo rugendo uko byari bimeze, umunsi uva mu rugo ndetse n'umunsi wa nyuma w'ubukwe, abantu bagenda basigara mugasigara mwenyine. Okay, Imana iguteye iteka, ugize umugisha, ufite inda, uratwite, igihe kirageze cyo kubyara. Hari umunsi wari usanzwe umenyereye uva mu rugo ukajya ku bipimo kwa muganga, kubonana n'umuntu kwitaho, ukurikirana uburyo umwana ameze mu nda. Abantu bakeneye kumenya ese cyangwa se abadamu bagishaka batwite inda ya mbere, nawe wari ufite inda ya mbere, uwo munsi igise kigufata, nyine urabyumva hahandi nyine uhita uvuga ati ndashaka kujya kwa muganga, bimeze nabi. Dusangize uko biba bimeze. So igihe mbere yuko umuntu ajya ku gise agira imigendo, ariko njye nari mistakeninga nkumva imigendo niyo gise oya, ariko kuko nari mfite mama mubaza utuntu twose. Urumva ngo mbere byari bikubayeho? Yeah, it was my first experience. Nahitaga mpamagara, alo ko numvishe alo ko numvishe umugeri, ko numvishe noneho njyana gute, noneho mva Google, YouTube, niyo mwana kubise bigenda biti. Mana yanjye, YouTube yari inshuti yanjye kuri ntuzi, nari mfite na application nkoresha yitwa Baby Center, ndebe utuntu twose. Yaranamfashije cyane ko n'ibintu by'iseseme byose byaramfashije kuyikoresha, ariko na mama nawe yaramfashaga kuko twari duturanye. Ndashaka ubwire aba young couple bakiri muri urwo rugendo bitegura kwakira umwana wa mbere. Ikintu cya mbere nababwira, ikintu cya mbere ngiye nababwira ni cyo kutumva bari bonyine. Kuko bonyine nta kibazo, ariko nyine kubaza nka advice abantu bagize muri urwo rugendo birafasha. Kuko ufite amatsiko, ntabwo nta n'ikintu ubuzi, nyine n'ibintu bikubaho urikanga. So ni byiza ko kwinjira mu kintu cyiza, ariko abantu benshi bamenye ibyo bintu barabizi, nyine byo kubaza abandi cyangwa kubaza Google. Nyine nk'iyo advice nari mbahaye kugira ama application yo following umwana, kujya guchecking up kuri doctor, n'umudoctor ukurikirana umurwayi. So njye ariko kwako ntago namenye ko hari umudoctor ugomba gukurikirana mbe nyine ugitwita kugeza ugisoza. Njye nagendaga ku ma hospitals ari nearby nkajya guchecking umwana bisanzwe, ariko ntazi ko ari umudoctor wawe kugeza ubwo nagiye no kubyara bakamwa umudoctor wawe ninde gukurikirana abantu. I don't have. Biba byiza ko ushaka nk'umudocteri ugisama. Okay, indi gifite ukwezi kumwe, nk'ukwezi kumwe cyangwa 2 cyangwa 3, ariko kagira umuntu gukurikirana nyine nk'umudocteri ari nawe uzakubyaza wenda cyangwa atazakubyaza, ariko akaba ari we gukurikirana umwana. Byari bimeze gute rero tubwire? So byari bimeze bite rero? Ngiye rero igise cya mbere cyamfashe ndi mu rugo ndi jyenyine. Papa Liam yakoraga ahantu, ariko bisaba gukora amashift y'amajoro. So byamfashe saa 4 z'ijoro. Igise cya mbere kimfata saa 4 z'ijoro ndi jyenyine mu nzu. Gisu ntabwo nambizi, byarantunguye pe, numvise ikintu cyukubise ngo kiravuta ndampamagara Papa Liam, alo uri hehe? Narugo actually mugalo nahamagaye Papa Liam, umva phone wapi yanga gucamo, umva kubera ko mu kazi nakoraga byasaba ko telefone tuzashaka ku ruhande, yanga gucamo ndi njyenyine. Umva ndavuga mana nyine twari dutuye na kure nyine tari ku muhanda kure, umva bisaba nyine imodoka kugira ngo ugere no kwa muganga. Abantu baturenganya twagiye guhiga, ntago yari ahari, none ntabwo yari abizi. Nyine yaba abizi wenda ari gusiga phone iri on cyangwa akabwira ku kazi bakaza kuyibaha, he didn't know. Ariko umva n'indi jyenyine ndamubura, mpita mpamagara mama araza aramfasha. Ntago yahise aza, yarambwiye ngo ubare hagati y'igise kimwe nikirangira kwa kundi kikurekura, ngo hagati y'icyo gise kikurekuye n'ikindi gihe kirazira, iyo gap ubare ngo incuro niba ari 10, ngo rero ngo bare ngo kugira ngo tumenye ngo uri kuri kangahe, wasanga no kuri 3 ntabwo wamenye technique kugira ngo menye ukunda parking. Kandi bigakunda nayo baraga cyamfatanye mfata ahantu nkagira
Yesu wenda apfuye noneho numvaga nyine ikintu cyafashe kikakwedura kikakubita niyo mugeri umwana afata nyine agasunika ngo shikasunika yego njye numvaga mpfuye nyine ariko numva umwana araje ako kanya nyine umvaga mama gira vuba wirukanke yaje yahageze nyuma akavuga ngo wowe ngo wasanga ngo uri ibikabyo byawe turabizi umva se banze bubwire ko byagenze kugira turabizi nkabara arambwira ngo mu gihe uri kubara ujye tubirukanka parking vuba twumwana vuba parking ibiki ambwira detail tuntu twose parking ndavuga okay kiraje sawa bye ngo nukuro phone ndarira ngiye nkareba hasi nkavuga sikataza nzikaraza ako kanya ubwo yahise abwira dadi vuba baraza barantwara ngo barambwira ngo turajya he ntabwo Faisal murakoze cyane so icyo nashaka kugira ngo abantu bamenye n'ubabare wagize mvuga ngo ari kuri rimwe nge iyo bavuga rimwe ntabwo nzi ko ugomba kubara ugomba kuva kuri rimwe ukageza ngo ku 8 ikintu gituma uva tujya kwa muganga 8 numvaga rimwe nyine ibyo finale rimwe niryo ego ko mbega ubabare babyeyi wowe ntabwo uneye trauma ndabyibutse reka mana ushime ko wanshishije muri ya nzira n'iki wabwira young couple bari kwitegura nk'umuko na bamwe n'umumama reka tumwite umumama yego ugiye nyine muri iyo moment ese wumva yakwitwara gute ukuntu numva yakwitwara ngewe ukuntu mbyumva icya mbere mba nabwiraga Imana ngo Mana mbabarira umfashe ndi narasengaga buri mwanya nkabwira Imana ko nkunda kubwira Imana dutaye dutoye umwana we ndapfuye mfasha ndapfuye Mana ni gutyo bababara cyangwa what by expecting kiza amaboko ubuzima bwanjye ko ndapfuye mu buzima bwawe numvaga mpfuye nyine rero experience yigise ntago wakibwira undi muntu kubera ko abantu baratandukanye rero ntago nabwira umuntu ngo uzababara gutya ngo formule niyi ngo nukora gutya ego ko ushobora kugerayo ugahita ubyara ako kanya sheri njye namaze iminsi 2 ndi kwa muganga nzi ngo ngiye gutabyara bakakira bagare nkagenda we nyuma ndasinzira nkaho ndi umwana rero abantu bafite experience zitandukanye urakoze cyane nibyo nashaka ngo tuganirize abantu kuri urwo rugendo rwawe noneho ikibazo cya nyuma nshaka kubaza mbere yuko ubyara uba ufite inshuti z'aba mama babyayeho cyangwa se reka tuvuge ababyayeho kuko nibo icyo nshaka kuvuga niho kiganisha uba ufite inshuti z'abantu babyayeho bo mu rungano rwawe uyu munsi kuri JD Family natinze nk'umunyamakuru kugira ngo nyine tubashe kumva bino bibazo nari mfite kugira ngo nshaka kumubaza ayo magambo mwaganiraga n'abagenzi bawe bakubwira ku bintu bijyanye n'inda uburyo iryana uburyo bumeze mbese urugendo biki n'ibiki hakaba noneho na wa mwanya urangije kubyara sibyo kuko hari n'umudamu nabonye yinjiye muri bahita delivery room yinjiyeyo bimeze nabi ariko ngiye kubona mbona yasohotse ari kuri telefone ari kuvuga kandi yinjiye ameze njye nandi kuri 6 yego wowe niki wabwira reka tuvuge nk'abantu nko guhumuriza aba young couple zitegura kubyara nk'umubyeyi utwite umwana wa mbere hari amagambo bakubwira tuvuge ni nko kugutera ubwoba hari abaguhumuriza noneho nawe umaze kubyibonera bihuze n'amagambo bakubwiraga no kuntu wabyiyumviye wowe biba bimeze bite njye amagambo first of all ntago ngiye nta muntu wambwiye ko biryana nta muntu wambwiye mva Imana nibikora nyine ngo wizera Imana ariko harabo babibwira ngomba urazapfa we mwanjye ho nabwira nakuze kisa cya kangahe Mana hari ahantu ngena numvisha Imana hari ahantu kuri buriya bubabari niho umuntu nyine yumva
urupfu nk'umubyeyi nyine ajya mu rupfu nyine akumva uburibwe bwaryo kumva nyine urapfuye neza buraburibwe we okay icyo kibazo rero mbajije rero ikintu nabwira abadamu kiriya gihe nyine cya mbere amagambo baba bakuganiriza bakubwira ngo umva wowe nta kibazo uzagira abandi bavuga ngo umva uza hehe ntabyo uzi wowe ahubwo byihorere ariko bikunze comment nyinshi baguha nizikubwira ko biba bikaze barakubwira bizaba bikaze kuko wowe wabibonye uwo munsi ahubwo ikintu cyantunguye biba bikaze koko ikintu cyanu biba bikaze none delivery room giswe none ugize ama complication byo muri rivuga ngo umugore ngo azabyara ababaye buriya bubabare bwo muri Bibiliya mujye mubwitondera none ububabare bwavuzwe n'Imana we ububabare ntago ari bubabare ahubwo bagabo mufate neza abagore banyu please kuko umva bagira muri byinshi buriya bubabare bwari bukabije cyane kuko njye natekerezaga wenda umwana navamo ndahita amera nkaho nyine nahise mpfa ariko icyantunguye ni ukuntu umwana avamo ibintu byose wamubona nyine umwana yaje bamushyize ku gituza ububabare bugashira umva ukuntu Imana ari nziza nyine umwana akujyaho nyine ku gituza ugahita wumva nyine ubwo bubabare burashize uraruhutse ntabwo waba ushize completely ariko ibyishimo nyine ugira buragenda bukarenga ububabare ugatangira kubona umwana wanjye ari ugakomananya bakankize none kujya nabanje kuko nahahamutse ngewe ibintu biki ariko byishimo nagize it was nyine unexpected numvaga nyine umwana azanye ibyishimo wahumuriza gute navuga ngo mu kubyara kwawe ujye expect nako Imana iri kumwe nawe kuko ntabwo uri wenyine icyiza nayo mfite nanjye mfite umubyeyi wari gusenga hirya ku ruhande ari kunsengera mama ari kunsengera n'abandi benshi bari kunsengera nyine iyo abantu bari gusenga Satani nawe nagaba mushaka uwo mwana ko nagakunda nyine nagakunda ibyo bintu iyo umuntu agiye kwishima rero bisaba ngo ufite wenda umuntu ugusengera n'umuntu ukuba hafi kize my husband yari hari muri delivery room ariko yari gufata ama video naramureba ngamba what are you seeing this ariko kwifatira ama moments ako byaramfashe ko video yacu ya mbere ndashimira abo turi kumwe barandetse rwose ndazifata video yacu ya mbere ya mbere kuri JD Family Rwanda ngira ngo niyo video yacu ya mbere twashyizeho urugendo wagize wabyaye uburyo wababaye mbese mubirebe muzi kubireba murebe nubwo bitari clear ko nta phone nziza twari dufite muze kwireba ariko ikintu navuga cya nyuma cyo kugira inama ababyeyi just go expecting ko anything can happen nyine ikintu cyose cyaba ari cyiza cyaba ari kibi ariko nyine nimuhahamuke ikibi ni ukugira ya pressure nyine gutuma bakira urugendo kwakira iyo situation urimo muganga nakubwira ngo mada katukubage accept it madari ko ndi kubona bikaze hari abaganga batera ubwoba baby hari abaganga b'abanasi yewe hari bambwiye ngo bigenze bite hano bavuga mana wenda pfuye none ibintu biki kwa information muganiriza abantu bari kubyara mubabwiye process mubabwiye ngo biragenda gutya cyo nakundiye hari barakubwira ngo bigenda gute gutya ugomba kwitwara gutya ibintu bigiye kukubaho nibi ugomba urava hano ugeze kuri aha nyine ufite information ubuzi bigiye kukubaho ariko iyo kisi cyaje nyine ufata hano na hano ukabanushuka ubwira nabwiye amagambo mabi papariyamu ambabarire tugana ku musozo papariyamu ndakwanze umwana mubi tugana ku musozo abantu badukurikiranye muduhe comment uburyo mwumvishe kino kiganiro aba young couple bitegura kubyara umwana wa mbere mutubwire ukuntu mubyumva aho ufite amatsiko afite experience kuko yabinyuzemo yarabyaye afite umwana umwe twihanganisha n'abadashobora n'abategereje cyangwa n'abatagize amahirwe yo kuba babona abana bazima
nabo tubihanganishe kuko kino kiganiro ntabwo twaje kubishenguraho ni mu buryo kugira ngo duhane ibitekerezo ndetse tunahane amasomo cyane cyane mu buryo bwo gufashanya. So muduhe comment uburyo mwacyumvishije muri make tugana ku musozo. Kubyara ubu ngubu ko wasohotse haravuga ngo ntabwo uzongera. Nanavuze I'm done. Niko ababyeyi benshi simubizi siko twavuze twese. Abantu benshi bavuga ngo I am done, ntabwo nzongera ariko icyagutangaza tangiye kubona ari gukina uhita wumva ushaka. Iyo ubonye umwana ari gukina ari kugiye ku ishuri ukumva it's time to do another one. Duhana umugisha rero bakunzi ba JD Family emotions. Kino cyari kiganiro cyo kubasangiza bimwe mu rugendo twanyuzemo, my baby yanyuzemo. Turakomeje tubaha utuntu duke na duke tw'urugendo twanyuzemo. Aho mwumva mufite ibibazo mubitwandikire, duhana ibitekerezo, muduhe comment, muduhe na like. Aho rwose muduhe like tuzibone ko mwadushigikiye, muduhe na comment mutubwire tubimeze bitya, mutugire inama ibyo twakongeramo. Ngira ngo mwabonye n'agakino twakinye nta mutsinze, ngira ngo mwayibonye. So tugana ku musozi my baby, dusezerera abantu badukurikirana ubundi nakagaruka. So turabashimiye kubana natwe. Iyi experience twababwiye, abantu benshi bagira experiences zitandukanye, iyo yari yacu, wenda n'abandi duhuje you can share with us. Abumva baragize nabo experience nk'abo abamama bagenzi bacu cyangwa abapapa bari kumwe n'abamama babo, cyakoze reka nkubwire ubutaha nawe uzazumbaza experience yawe opposite ukuntu byari bimeze. Kuko wari uri wenyine uri mu rugo ndi mu kazi, nanjye mbaza ati byagenze gute, mara gufata call byagenze mbese gute. That's a good. Mutubwire namwe ukuntu byari bimeze experience zanyu. Ese madamu wawe byari bimeze bite? Ese madamu wawe byari bimeze bite? Ujya kubyara umwana wa mbere cyangwa wa kabiri, experience, any experience badusharinga kugira abandi bose babimenye. Rero mwakoze kudukurikirana, turabakunda cyane, turabashimiye. N'ibindi bibazo byose mwifuza ko twasubiza, wenda about couples, about marriage, about family, parenting, byose ni hano kuri JD Family Rwanda. Mwatubaza kandi we are open to share with you guys. Ikindi turabashimira cyane ko mukomeza gukora subscribe, mugakora na like. Rero dukomeze share with others kugira ngo bamenye what we are up to, kandi Imana iri kumwe natwe mu rugendo rwose. We love you. Mwana duhana umugisha abavandimwe, naho aho uri n'uwawe mukore kano kantu n'umutima. Muze gukina turiya tu games. Yes, murakoze cyane. Imana duhana umugisha. Bye. Bye.